yibutse iby'Imana igize gute yakoze. Ibintu Imana yakoze, reka mbabwire kubyibagirwa ni itangiriro ryo gukora ibyaha, ni itangiriro ryo kureka Imana. Ariko guhora ubyibuka bivamo imbaraga zo gukomeza gukorera iki Imana. Iyo tuvuze kwibuka iby'Imana yakoze, twasomye hano muri Luka 7:40, abantu bumva ni nk'ibintu bijimije, ariko irani disikuru ya Yesu. Yesu umunsi umwe ngo yigeze kuba ari kugenda mu Bisirayeli. Uwo munsi yarashaka gukosora imikorere y'Abayuda. Mu Bayuda hari harimo itegeko rivuga ngo nihafatwa abantu basambana ku mugaragaro, ibimenyetso babifite,